twese. So I'm so thankful to God, who has given us this precious time to share the word. Nshimiye Imana iduhaye umwanya w'igiciro ngo dusangire ijambo. So today, let us open to the book of Matthew. Mureke tubumbure mu gitabo cya Matayo. Matthew chapter 6. Matayo ibice bitandatu. Matthew chapter 6 from verse 5. Turasoma dore ku murongo wa 5. If you found it, let me read. Niba mwageze reka nsome. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Nimusenge ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. But when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhereko usenga so mu ijuru umwiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Namwe nimusenga mukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ubwami bwawe buze ibyo ushaka biba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Give us this day our daily bread. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. And forgive us our debt as we forgive our debtors. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibya none n'iteka ryose. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Today I want to talk about this, the Lord's Prayer. Many people, they read this Lord's Prayer and they say that, that we have to ask for the forgiveness of sin because this is the prayer that Jesus taught us. Yeah, this is true that that Jesus taught us this prayer. But we need to know clearly the reason why that Jesus taught us this prayer. Even the meaning of this prayer. Actually, the reason why Jesus, that He explained to the people this prayer. Because one day one of the disciples asked Jesus how to pray. Jesus, please teach us to pray. I want to know how to pray. So for that reason, actually, Jesus taught the disciples how to pray. But here we can see the Matthew chapter 6, verse 7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do,
aragira ati namwe nimusenga nimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira. Now here, very important word is do not do that vain repetition. Ijambo ry'ingenzi riravuga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Do not use vain repetitions. Ntimugasubiramo amagambo hato na hato. So you see that even though Jesus said like this, but many people they just memorize this prayer and they repeat these prayers. Nubwo Yesu yavuze atya abantu benshi bafashe isengesho mu mutwe bahora barisubiramo. You see that that Jesus does not want us to just repeat the word, the prayer only. Yesu ntabwo ashaka ko dusubiramo amagambo cyangwa isengesho gusa. Jesus wants us to pray from heart. Ntabwo Yesu yifuza ko dusenga bivuye ku mutima. And this is the kind of the example that Jesus showed us how to pray. Iri rero ni isengesho yaduhaye nk'urugero twigishwa dukeneye gusenga. Because you see that Jesus does not want us to pray like outwardly, but inwardly or the heartily. Yesu ntiyifuje ko dusenga ikijyanye nyuma, ahubwo yifuzaga ko dusengesha imitima yacu. We can say that the prayer is like the conversation between God and us. Dushaka kuba gusengesha ari ikiganiro kiba hagati y'umuntu n'Imana. Because God is a spirit and God is invisible. Bitewe n'uko Imana ari umwuka itagaragarira amaso. Therefore you see that we cannot just sit and share the cup of tea with God. Ntabwo twakwicarana n'Imana ngo dusangire icyayi. But through the prayer we are able to express our heart to Him. Ariko iyo dusenze tubasha kuganira nayo. But you see, one thing important is Ariko hari ikintu cy'ingenzi. God does not hear sinners. Icya mbere ni uko Imana itumva amasengesho y'abanyabyaha. Let us open to the one verse in the book of Isaiah. Dusome icyanditswe kimwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. We can open the book of Isaiah chapter 59. Yesaya igice cyayo cya 59 verse 2. Tugasoma umurongo wa kabiri. Book of Isaiah chapter 59 verse 2. Yesaya 59 kabiri. Here the Bible says, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso kangana kumva. Now here the Bible clearly says, your sin, your iniquities have separated you from your God. Biravuga gukiranirwa kwanyu n'ibyaha byanyu byabatandukanyije n'Imana. So if you have sin in your heart, then God cannot hear your prayer. Yandi magambo igihe ufite icyaha mu mutima wawe, Imana ntiyakumva ibyo usenga. This is what Bible says. Iki ni cyo bitubwira. Your sin have separated you from your God, so that He will not hear. Ibyaha byanyu byabatandukanyije n'Imana yanyu yanga kumva. But very funny thing is, many people think and many people believe that if I have sin in my heart, I pray to God and He will listen to my prayer and He will forgive me. Ikibazo gikomeye baravuga bati nubwo nagira ibyaha nzasenga Imana imbabarire izanyumva. You see, the reason why the people ask for the forgiveness of sin, it is because they have sin in their heart. Ubundi rero igituma abantu basaba imbabazi z'ibyaha ni uko baba bumva bafite ibyaha mu mitima yabo. If they did not have any sin in their heart, they would not need to pray. Nta cyaha na kimwe bafite mu mitima yabo, ntabwo baba bagikeneye gusaba imbabazi. The reason why they pray is because they have sin in their heart. It means that they pray in the position of a sinner. Bivuze ngo igituma basaba imbabazi z'ibyaha mu masengesho yabo nuko bari mu mwanya wo kuba abanyabyaha. The Bible says that God cannot hear sinners. Nyamara Imana ivuga ko Imana itumva abanyabyaha. So you can clearly see that these are like contradictory. Ibyo rero urumva ni ibintu biba byivuguruzanya. According to the humanistic understanding, ugendeye ku myumvire ya muntu, according to our interpretation, ugendeye ku bisobanuro dutanga abantu, majority of people, they think that once I commit a sin, that I have sin in my heart. Abantu benshi n'abatekereza mu gihe nakoze ibyaha ngo mfite icyaha. But God is God of love.
ariko Imana ari Imana y'urukundo. That's why if I ask for the forgiveness of sin, He would listen to my prayer and He would forgive my sin. Ninyisaba imbabazi z'ibyaha nakoze izanyumva kandi imbabarira. Yeah, many people think like this and the people do this. Ni abantu benshi batekereza gutya kandi bakora nk'ibi. But one thing that you need to know clearly, Ariko hari ikintu ugomba kumenya neza. even Old Testament, when Israelites they committed the sins, they did not just to pray. Hari no mu isezerano rya kera Abisirayeli bacumuraga ntibasengaga. Why? Because they knew very well and very clearly that sin is not just forgiven by prayer. Bari babizi neza ko ibyaha bitababarirwa binyuze mu masengesho. In order to be forgiven of their sins, they knew that they had to bring an offering. Kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe bari babizi ko bagomba kuzana igitambo cy'ibyaha. And through that death of offering, through that blood of offering, their sins would be forgiven. Rero binyuze mu rupfu rw'iki gitambo n'amaraso y'iki gitambo gitambirwa ibyaha nibwo babarirwaga. That's why the Bible clearly says the wages of sin is death. Without shedding of blood, there is no remission. Iyo ni nayo mpamvu biravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu kandi hatamenetse amaraso ntawabarirwa ibyaha. Now, for the forgiveness of sins, this is very clear. Iki rero kirasobanutse neza uburyo imbabazi z'ibyaha zitangwa. Unfortunately, most people they just follow their reasonable and understandable idea. Ikibabasha nuko abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo by'inyurabwenge. And they use this, the Lord's Prayer to support their idea. Bagakoresha ibisengesho by'umwami ngo bashyigikire ibitekerezo So byabo. let us check one by one the meaning of this Lord's Prayer. Mureke turebe kimwe ku kindi ubusobanuro bw'iri sengesho. First of all, I hope you remember that God does not hear sinners. Icyambere ndashaka ko muzirikana ko Imana itumva amasengesho y'abanyabyaha. Even Jesus does not want us to, to use the vain repetition. Yesu nawe ntabwo aba ashaka ko duhora dusubiramo ibintu bimwe. Jesus does not ask us to repeat this Lord's Prayer. Yesu ntiyigeze adusaba guhora dusubiramo amagambo y'iri sengesho. Actually, Jesus taught us how to pray as an example. Yesu yatwigishije gusenga aduha nk'urugero. That's why you see that. Let us go back to the Matthew chapter 6. Mureke dusubire Matayo muri Matayo 6. Matthew chapter 6, verse 9. Dusome umurongo w'icyenda. Here Jesus said, "In this manner, therefore, pray." Nuko musenga mutya muti. You see, in this manner. Mu buryo. What does this mean? Bivuze iki? You pray in this way. Mujye musenga mu buryo nk'ubu. It means that Jesus taught us the way of prayer. Bivuze ngo Yesu yarimo atwereka inzira yo gusenga. Because at that time disciples they did not know how to pray. Muri icyo gihe abigishwa ntibari bazi ko basenga. So they wanted to learn how to pray. Bashatse kwiga uko basenga. So they asked Jesus, and Jesus taught them, "You pray in this way." Babajije Yesu narababwira ati nimusenga mujye musenga mutya. And then Jesus taught them one by one. Yajya abigisha kimwe ku kindi. Let us go through the verse by verse. Reka tujye n'umurongo kundi. Verse 9. Umurongo w'icyenda. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ntangirana n'isengesho hagati wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Now your will be done on earth as it is in heaven. Ubwami bwawe buze ibyo ushaka biba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Now the will of God was accomplished in heaven. Ibyo Imana ishaka byabaga mu ijuru. Now that Jesus is praying so that that will also can be fulfilled, can be accomplished on earth. None ubu Yesu ari gusenga kugira ngo ibyo Imana ishaka biba mu ijuru bibe no mu isi. What is this will? None ubwo bushake bw'Imana bwarakora. What does this the will talk about? Ubushake bw'Imana buvugwa We can clearly see that this is the will of God. kandi ko ari ubushake bw'Imana. What is the will of God? Icyo Imana ishaka ni iki? The will of God is our sanctification. Icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu. That God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. When God saw the people, being cheated by Satan and fell into the despair, fell into the sin. Imana ibonye abantu bashitswe na Satani bakagwa mu cyaha. From that moment, He made a plan.
ubwo yabonaga umuntu aguye mu cyaha yahise ashyiraho umugambi. He had that will to save the people from their sins. yari afite ubushake bwo gukiza abantu ibyaha byabo. God is the planner. Imana niyo yagennye uwo mugambi. So he made this plan to save all people from their sins. yashyizeho igenamigambi ryo gukiza abantu bose ibyaha byabo. And that will was already made, in heaven. ibyo ubwo bushake bwabereye mu ijuru. Now that will must also happen, must be accomplished on earth. ariko ibyo Imana ishaka byagombaga gusohora no mu isi. Because the time that that Jesus was teaching this prayer to his disciples, ubwo Yesu yigishaga abigishwa be iby'isengesho, he was not crucified yet. yari ataragera ku musaraba. You see that in order for all of our sins to be paid, to be forgiven, kugira ngo ibyaha byacu byose byishyurirwe bibabarirwe. now you see that the death of Jesus, the crucifixion of Jesus must be done. kubambwa kwa Yesu no gupfa kwe byari bikenewe. Why? Because without shedding of blood there is no remission. kubera ko amaraso yitameneka ntawe ari kubabarirwa ibyaha. So without the death we cannot get any forgiveness. mu gihe nta rupfu ruriho ntabwo rwose imbabazi zaboneka. That's why Jesus prayed that that as your will is accomplished in heaven, also it be accomplished on earth. rero Yesu yarasenze ati ibyo ushaka mu ijuru bibe no mu isi. What was that will? ese bwari ubuhe bushake? To save us from our sins. ni ukudukiza ibyaha. For all of our sins to be paid by the blood of Jesus and by the death of Jesus. kugira ngo ibyaha byacu byishyurirwe n'urupfu rwa Yesu tubabarirwe ku bw'amaraso ye. Because the disciples had asked Jesus before Jesus was crucified. bitewe n'uko abigishwa bari babarije Yesu iby'isengesho mbere y'uko abambwa. That's why Jesus taught them that so God, please, you accomplish your will even on the earth. Yesu yabigishije isengesho avuga ati data ibyo ushaka ureke bibe no mu isi. But after Jesus was crucified at the cross, ariko Yesu amaze kubambwa ku musaraba. I don't know if you have ever found this Lord's Prayer in the book of Acts, in the book of Corinthians and Galatians. sinzi nimba hari amwigeze mubonera isengesho yaba mu byakozwe n'intumwa mu Bakorinto mu Bagalatiya n'ibindi bitabo. Even if you try your best to find such prayers in the book of like the epistles of Apostle Paul, nubwo wagerageza gushakisha isengesho mu nzandiko zose zirimo Pawulo, I bet that you cannot find it. ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzabona. Instead, the Apostle Peter, Apostle Paul continuously testifying that our sins we have been justified through the redemption, through the offering of the body of Jesus Christ. igitandukanye n'icyo intumwa Pawulo, intumwa Petero n'abandi bakomeje guhamya ngo twaratsindishirijwe twababariwe kubw'igitambo cya Yesu Kristo. Why? Because on the cross, what did Jesus say? ku musaraba Yesu yavuze ngo iki? On the cross, Jesus said, "It is finished." aho niho Yesu yavugiye ngo birarangiye. Your will is made. yaravuze ati ubushake bwa noneho burasohoye. Your will is accomplished on the earth. bya bindi washakaga bibayeho no mu isi. That's why you see that in the book of Acts, in the book of epistles of the Apostle Paul, nobody, they never even asked the God to fulfill that will on the earth. niyo mpamvu uhereye mu byakozwe n'intumwa no mu nzandiko zitandukanye ntawigeze asaba Imana gusohoza ubushake bwayo. Because Jesus had forgiven all of our sins. kubera ko Yesu yari yamaze kubabarira ibyaha byacu byose. Jesus had paid his blood and his life for all of our sins. Yesu yari yishyuye ubuzima bwe amena amaraso ye kubera ibyaha byacu. Are we together? turi kumwe. The verse 11. 11. Verse 11 is saying that give us this day our daily bread. Udemene ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Now still, so many people, they pray for the daily bread. n'uyu munsi abantu bacyasaba ngo ibyo kurya bya buri munsi. As I told you that, this prayer is like example. nababwiye ko uru rwari urugero. And during that time, you see that sometimes Jesus could not have the bread. muri iki gihe rimwe na rimwe Yesu n'abigishwa be hari igihe baba badafite n'ibyo kurya. I believe that you know this story how that Jesus Christ fed the 5,000 people with 5 barley loaves and 2 fish. ndizera ko muzinkura aho Yesu yahagisha abantu 5,000 akoresheje imitsima 2 n'amafatano. At the time they did not have the bread.
icyo gihe nta mitsima bari bafite. Even sometimes, the people followed Jesus, but for 3 days they couldn't get any food. Abantu bajyaga bamukurikira akamara n'iminsi 3 batariye. Yeah, since they did not have the food, they did not have the bread, they asked for the bread. Urako nta byo kurya, nta mugati babonaga, bagomba kumusaba. But nowadays you see that people, they just repeat this prayer. Give us our daily bread, give us our daily bread. Mujya mwitegereza n'uyu munsi hari abantu basubiramo ngo ibyo kurya byacu by'uyu munsi buri gihe. Though Jesus said do not use the vain repetition, you see that people, they just use the vain repetition. Ubwo Yesu yavuze ati ntimugasubiramo amagambo hato na hato, ariko abantu bakomeza gusubiramo amagambo y'imfabusa. Now you see the Bible clear is ask and you will get. You will get. Biravuga ngo musabe muzahabwa. Whatever you need, you ask God. Icyo ukeneye gisaba Imana. If you are short of wisdom, you ask God for wisdom and you will get it. Ndafite ubwenge musabe Imana izabuha. Now you see that suppose that you have the food, you have the enough food, and are you supposed to ask God for the food? Reka twibaze ko ufite ibyo kurya bihagije iwawe, ese ko kuri umuntu ukwiriye gusaba ibyo kurya? Since people do not know the true meaning of this Lord's Prayer, they just use the vain repetition. Kubera ko abantu batazi igisobanuro cy'iri sengesho neza, bakomeza gusubiramo amagambo hato na hato. If you have the food, you are supposed to you're supposed to be thankful to God. Igihe ufite amafunguro y'umunsi ugomba gushima Imana. God, I'm so thankful that you have given me this bread. Uti Imana ndagushimira ko wampaye ifunguro ry'umunsi. And you have to be thankful to God. Ugashimira Imana. Yeah, people who do not have the eternal redemption. Abadafite gucungurwa kw'iteka mu mitima yabo. People who do not have the assurance of salvation. Abatarakira agakiza, bafite icyizere cyo kujya mu ijuru by'ukuri. People who do not have the understanding of the eternal life. Abadafite igisobanuro nyacyo cy'ubugingo buhoraho. Yeah, they would always ask for such things. Buri gihe bazajya bahora babisaba. God, please, you give me the salvation, you give me the eternal life, you give me the blessing. Ati Mana mbabarira ibyaha, Mana umugisha, Mana ubugingo buhoraho. But if you received the salvation, this eternal life, according to the Bible, ariko uramutse wakira imbabazi z'ibyaha ukakira gucungurwa kw'iteka nk'uko kuvuga muri Bibiliya. are you supposed to ask God again? Ese ukeneye kongera kubisaba Imana? If you really believe that you have received the salvation, you have received the eternal life, nimba wizera by'ukuri ko wakiriye ubugingo buhoraho, uzajya mu ijuru. are you supposed to ask God again? God, please give me the eternal life, give me the eternal life again and again? Uracyakeneye guhora usenga uti Imana uzampereza byiza, uzampa ubugingo buhoraho? No, you have to be thankful. You have to glorify God. Ugomba guhimbaza Imana gusa. God, I glorify you who have given me this salvation. Uti Imana ndaguhimbaza wampaye aka gakiza k'ubuntu. I glorify God, God who gave me this eternal life. Uti ndahimbaza Imana yampaye ubugingo buhoraho. That's why the Bible says, rejoice always. Iyi mpamvu biravuze ngo mwishime iteka. Those who have the salvation, they rejoice always. Abakiriye imbabazi z'ibyaha bishima iteka. Those who have the eternal life, they rejoice always. Abafite ubugingo buhoraho bishima iteka. They give thanks to everything. Bahora bashima iteka muri buri This kintu. is the life of Christians. Ubu ni bwo buzima bw'abakristo. But still there are so many people who ask God, God, please forgive me my sins, please give me the salvation. Ariko ntibari abagisaba imbabazi z'ibyaha bati Imana mbabarira ibyaha byanjye. Which is the vain repetition. It is because of the distrust. Icyo ni uguhora usubiramo amagambo amwe buri gihe kandi biterwa no kutizera. Let us read verse 12. Reka dusome umurongo wa 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Uragira uti duhariye imyenda yacu niko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Actually, so many people, they have confusion about this verse. Mu by'ukuri ni abantu benshi bafite urujijo kuri iyi mirongo. People say that you see that Jesus taught us that we have to ask for the forgiveness of sins. Baravuga ati ntureba Yesu yatwigishije gusaba imbabazi z'ibyaha. But you need to understand, this verse by knowing the big picture of this, the Lord's Prayer. Gusa uyu murongo ugomba kuwusobanukirwa neza igihe ufite ishusho yawo yuzuye. I want to talk to you the 2 points. Kamabwira ibintu bibiri. The first point is, Icyambere. now you see, as
we forgive our debtors. uyu murongo uravuga ngo tubabarire cyangwa duharire imyenda nk'uko natwe duharira abaturimo You imyenda. see that we are living in this society, tubaho mu muryango mugari we are living together with others. aho tubana n'abantu. Sometimes we may do wrong to others and others may do wrong to you. hari igihe rimwe na rimwe duhemukira umuntu cyangwa bakaduhemukira. And when I do, for example, like if I do something wrong to others, I may ask for the forgiveness of sin. urugero nawe mucyo umuntu ushobora kumusaba imbabazi. Oh, I'm sorry, I did something wrong to you, please forgive me. bamugana unyihangane nakuhemukiye mbabarira. And that if that person says that it's okay, I forgive you, ntabwo ati ntacyo rwose nakubabarira. now you see that I am free from that mistake. icyo gihe mpita mbahoka ryakosa namukoreye. I may feel still sorry to him, but nibyo nshobora kumva ko namuhemukiye ariko once I am forgiven, I will be free from that mistake. kubera ko yambabariye ntabwo iryo kosa rikomeza kunca Yeah, urubanza. sometimes my mistake can be forgiven by just like a verbally. rimwe na rimwe amakosa yanjye hari igihe ashobora kubabarirwa bambwiye gutyo gusa. But if I do something wrong, like a big mistake, a big old crime, ariko iyo nakoze icyaha gikomeye I would be arrested by the police polisi ishobora kumfata and I would be sent to the court. bakanjyana no mu rukiko. Justice, to check my, the crime, and he may give me the certain sentence, right? umucamanza akareba icyaha nakoze akanatira. That is the wages of sin, my sin. ubundi icyo aba ari igihembo cy'icyaha nakoze. So, for example, if I am sentenced to 1 year or 2 years, I have to serve that period in the prison. ndamutse ngati umwaka umwe cyangwa ibiri muri gereza mba ngomba kuba muri gereza y'imyaka yose. It means that by serving that period in the prison, my sins are forgiven. hanyuma rero iyo maze iyo myaka muri gereza icyaha cyanjye kiba gikuweho. After I serve that the period in the prison, nyuma yo gukora iyo myaka yose mfunze, there is no one who can judge me, who can charge me for that sin again. iyo nsohotse rwose nta muntu wakongera kundaga icyo cyaha. Why? Because that wages of sin was already paid. kubera ko icyo cyaha mba naramaze kucyishyurira. Yeah, in the same way, nicyo kimwe even you and me, once we forgive others, we will not remember that mistake or that crime again. yaba wowe nanjye igihe twabariye umuntu ntabwo dukomeza kwibuka icyaha cye. I have forgiven you. uravuga uti narakubabariye, I feel free. wisanze, Now I'm fine now. ubu nta kibazo dufitanye. You see that if I tell you that I forgive you and the following day I come to you and why did you do that? Why did you do that? ndamutse nkubwiye narakubabariye ariko ejo naza nkagutoteza n'ubundi kubera icyo wakoze biriya ku cyo wankoreye. And you would feel very strange, right? icyo gihe usumva ari ibintu bidasanzwe. Hey, who is this man? That he said yesterday that he forgave me. uzibaza uti uyu ni muntu ki ejo yambwiye ko yambabariye, But today he says that that he again said that I'm wrong. ariko dore aragarutse ari kumbwira ngo naramwemukiye. That you may feel uncomfortable. icyo gihe usumva udatekanye. Even in the society, we don't do like that. no mu muryango mugari si uko tubigenza. Once you forgive others, iyo ubabariye abandi yeah, that's over. biba birangiye. But many people, gusa abantu benshi, even God says that I have forgiven all of your sins. nubwo imana yababwiye ngo nababariye ibyaha byanyu byose, Even God says I don't remember your sins. yewe yongeye iravuga ngo sinzanabyibuka ukundi. Hebrews chapter 10 verse 17. Abarwayi 10:17. Now you see that I remember no more your sins and your Lord is this. aravuga ati ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu sinzabyibuka ukundi. I don't remember your sins. ntabwo rwose ndibuka ibyaha byawe. Why? kubera Because iki? I have already forgiven you. kubera ko nabikubabariye. So I have already forgiven you because of the blood of Jesus. That's why I don't remember your sins and your Lord is this. kubera amaraso ya Yesu nakubabariye ibyaha byawe byose, ibyo rero bituma ntashobora kubyibuka ukundi. However, people, they don't accept that. nyamara abantu ntibajya bemera ibi. They continuously ask God for their forgiveness. bakomeza gusaba Imana imbabazi z'ibyaha. Here Jesus said that we have to ask for the forgiveness of sin. barabatumira ko hano Yesu yavuze ngo dusabe imbabazi z'ibyaha. You can read this verse carefully. ibyo usoma umurongo nk'uyu witonze. As we forgive our debtors, even God forgives our sin. nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, Imana natwe yatubabariye ibyaha byacu. Because God has forgiven our sins, your sins and my sins, not by our prayer or not by our request,
but by the blood of Jesus, kubera ko Imana yatubariye ibyaha byacu bitageze mu masengesho ahubwo kubera amaraso ya Yesu. that's why God no longer remembers our sin. Imana ivuga ko itazongera kwibuka ibyaha byacu. You can clearly see the book of Hebrews chapter 10 verse 17. Ibyo rwose wabyirebera mu Baheburayo 10:12. I remember no more your sins and your lawless deeds. Ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyibuka ukundi. Many people, they misunderstand this Lord's Prayer. Abantu benshi usanga bumva nabi iri sengesho Now ry'Imana. this Lord's Prayer is the prayer, like the example prayer that Jesus taught us. Rero isengesho rya Data wa twese ni urugero Yesu yaduhaye rw'isengesho. And Jesus taught us once in his the book of Gospel. Kandi Yesu yaryigishije inshuro imwe gusa mu ibitabo by'ubutumwa bwiza. Even the disciples, even the Apostle Paul, Apostle Peter, they never even mentioned this Lord's Prayer. Yaba intumwa Petero, yaba intumwa Pawulo ntawigeze asubiramo iri sengesho. Instead, they testified that we have been sanctified, we have been justified through the redemption that is in Christ Jesus. Ahubwo batanze ubuhamya bati twarejejwe, twaratunganijwe kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. But many people, because they do not understand this Lord's Prayer, they just pick one word which support their idea, support their thought, and they just believe it. Ariko kubera urushije abantu bagera kuri sengesho bafatamo akarongo kamwe akaba ariko bizera bakagakurikira. Dear brothers and sisters, Bene data bakundwa, dear viewers, bene data mwese mukurikiye, you can think about the heart of Jesus Christ. Reka mbasabe mutekereze ku mutima wa Yesu Kristo. After Jesus was crucified on the cross, Ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba, even he resurrected, akazuka, and he finished his mission to save us from our sins. arangije icyamuzanye cyo kubabarira ibyaha byacu. It is very much clear in the Bible. Ni ibintu bizwi kandi bisobanutse muri Bibiliya. It is finished. Yaravuze ati birarangiye. The will that I came down, to the world with, that was accomplished. Ubushake bw'Imana nazanye mvuye mu ijuru dore burasohoye. This is what Bible said. Iki ni cyo bitubwira. But many people, they just interpret the scriptures according to their understanding. Gusa abantu benshi usanga basobanura ibyanditswe uko babyumva. That's why so many people, they just follow their ways, their interpretations, and they remain in confusion. Niyo mpamvu abantu benshi bakurikira nyurabwenge yabo ndetse n'imisobanuro yabo. Verse 14 and 15. Reka dusome 14 na 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutabarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Now you see, how can we forgive others? Ese twababarira abandi You see that our ability is limited. ubushobozi bwacu bwo kubabarira hari aho butarenga. The Bible says you love your neighbor. Biravuga ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. And the people say that we have to love our neighbor. Abantu bakaba bati tugomba gukunda bagenzi bacu. But Jesus, he changed this word. Ariko Yesu yahinduye iri jambo. If you love your enemy. Aravuga ati burya ujya ukunda ahubwo n'umwanzi wawe. Can you love your enemy? Ese koko wakunda umwanzi wawe? Yeah, probably you may think that you can forgive the one, maybe your friend or your family. Ushobora gutekereza ko waba ari inshuti yawe cyangwa se uwo mu muryango wawe. But can you forgive your enemy? Ese koko n'umwanzi wawe koko wamubabarira? Do you think that you can forgive your enemy if you are forced to forgive? Ese usunikiye ko ari umwanzi wawe koko wabishobora? No, you can't. Ntabwo rwose ibyo wabishobora. But God, who has the unconditional love, ariko Imana ifite urukundo rutagira ikigombero. even though we human beings, we betrayed God, we forsook the word of God, and we left God for the domain of Satan. Twebwe abantu bagambaniye ijambo ry'Imana tukayimura tukajya mu ruhande rwa Satani. But God still has the love toward us. Imana yakomeje kudukunda. The only way for us to forgive others, it is when we receive this heart of God.
igihe dushobora kubabarira abantu ni igihe twakiriye umutima w'imbabazi w'Imana. Now, when we receive the heart of God, Iyo twakiriye umutima w'imbabazi w'Imana, you see that this heart of God will also let us forgive others. uyu mutima w'imbabazi w'Imana niwo utuma tubabarira abandi. Do you know the parable of the man who owed 10,000 talents? Mwamuzi umugani w'umuntu wari ufite umwenda w'italanto. This man he owed 10,000 talents. That is the huge amount of money. Italanto ibihumbi 10 wari umwenda munini atashobora kwishyura, But he was forgiven. ariko yarawubabariwe And he was really happy. kandi arishima ko awuhariwe. The king, the master had compassion on him, and the master forgave him. shebuja amugiriye impuhwe aramubabarira. That master represent God, and that man represent us. uwo mutware ahagarariye Imana, umuntu ni twebwe. The master wanted him to receive his heart. shebuja yifuzaga ko uyu mugaragu yakira umutima we, But unfortunately, this man, he did not receive the heart of a master. ikibabaje umuntu ntiyigeze yakira umutima wa shebuja. That's why on the street he met his fellow servant who owed him the 100 denarii. akimara guharirwa yahuye n'umuntu umurimo idenari 100 gusa. This man, he did not forgive his fellow servant. ntiyabashije kumuharira we, He just imprisoned him. ahubwo yahise amufunga. So when master he got to know this, ubwo shebuja yabimenyaga, he called that man. yahamagaye wa muntu, The master said, yaramubwiye ati, "Are you not supposed to forgive your fellow servant as I also forgave you?" ese ntiwari ukwiye guharira umwenda wawe mugenzi wawe nk'uko nanjye naguhariye umwenda wawe? Are you not supposed to have the compassion as I had the compassion on you? ntabwo ukwiye kugira imbabazi, umutima w'imbabazi nk'uko nanjye nakugiriye imbabazi? Master wanted him to receive his heart. shebuja yifuzaga ko yakira umutima. Now, through this Lord's Prayer, Jesus wanted you to receive his heart. mu iri sengesho ry'umwami yesu yashaka ko twakira umutima we. When you receive the heart from God, from Jesus, iyo wakira umutima uva ku Mana, umutima wa Yesu, you'll be able to live, like Jesus. ubasha kubaho nka Yesu. People who live like Jesus, they are called Christian. abo nka Yesu nibo bitwa abakristo. People who live like Jesus, they cannot just live however they want. abo nka Yesu ntabwo baba uko bishakiye. People who say that, you say that all of our sins are forgiven. The people may think that they can live however they want. hari abavuga ati mwebwe murava mu byaha byacu byose byarababariwe, ubwo abantu bazibera uko bishakiye. You know why people think like that? ese mwamuzi impamvu abantu batekereza batyo? Because they have never received the heart of Jesus in their heart. ni uko nta munsi n'umwe bigeze bakira umutima wa Yesu muri bo. They never tasted that word, ntibigeze basogongera ku iyo si, that spiritual word, iyo si y'umwuka. living with the heart of Jesus Christ. nta muntu abaho abana n'umutima wa Yesu Kristo. Once you live with the heart of Jesus Christ, even you can love your neighbor, even you can love your enemy. igihe ubana n'umutima wa Yesu Kristo, umutima w'imbabazi, ubasha gukunda n'umwanzi wawe. It's not done by yourself, but by the heart of God you receive. si wowe ubikoze, ahubwo biba bikozwe n'uwo mutima w'Imana wakiriye. I hope that that this lecture helps you understand this Lord's Prayer. niringiye ko iki kibwirizwa kigufashe gusobanukirwa isengesho rya Data wa twese. Thank you very much. I will speak up to you. murakoze cyane, reka dusoreze. Let's pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimiye, You have given us this precious time to share the word. waduhaye umwanya w'igiciro ngo dusangire ijambo ry'Imana. Father, there are many people who have a misunderstanding and who have the confusion toward this Lord's Prayer. Data, hari abantu benshi bafite urujijo kuri iri sengesho. Allow this message, to help them understand the Lord's Prayer. emerera rero ubutumwa bubafashe gukemura icyo kibazo cy'urujijo. May you bless each and every person who follow this lecture, umugisha umuntu wese ukurikiye iki kibwirizwa, so that this word may encourage them and enable them, kugira ngo iri jambo ribatere imbaraga, and allow them to open up their mouth to also deliver this message to the people who do not know. kandi ribafashe gufungura iminwa yabo babwire n'abandi batazi ibingibi. I pray everything in the name of Jesus. Tenze byose mu izina rya Yesu, Amen. amen. Thank you very much. murakoze cyane, See you next time. nawe utaha.